ndabona ari madamu ese kibasumba cyanje yego ubuse umamagaye amasaha ko aribwo nyiva aho ngaho buri kumamagara ngo bigende izere ko utagiye kumbwira ko nabacuza icyayi kuko nakubwiye inshuro nyinshi ko ugomba kujya uteka teremusi ebyiri mu gihe watetse imwe njye ntabwo nzajya mbishingira kuko imwe aba ari iyanjye njyewe ntabwo ari byambwiraga oke sawa ngo bimeze bite sawa ngo nibagiwe bibiliya mana we sawa kanze ndaje nifashe satani neza isaha kuko biratuma njya mu materaniro kanihu ako se sister ko ari kurinza wana urabona taranyereza koko amengenda ariko arasanga imbere ndabona ari gutinda amengenda gake arasanga imbere akose ko bro yarambwiye ngo ndamusanga ngaha agiye hera nikambe maruka ariko se bro ko wari wansize ako se wowe urabona utantindije cyane reba igihe wahereye gutegera amasaha mazara erega narindi gufunga urabona utari buntinze kujya kwirebera match narindi gufungana nabuze ubufunga gaho se gira tugende ujye kunyereka uriya mukozi w'Imana tugende nabo batanze umukozi w'Imana reka mbanze n'icafuza vuga ariko tugende ariko wowe nagira kuninza reka natajyana iyi mbere y'abakobwa nje iranyumiza ute tugende winunga ariko tugende se turahagera ryari nose nahangaha nanjye bambwiye ko ari hano basengera ariko nta muntu n'umwe mpabona byagenze gute nangaha basengera ubwo ngubwo mu kanya bake reka tuba twicaye hariya dutegereze umukozi w'Imana turebe wenda aradusanga twicaye hano nta kibazo aho ubundi se z'Imana b'iki gihe nabo baradutinza ariko ntacyo turamutegereza nta kibazo turamutegereza ariko tumukeneye kurusha uko adukeneye se n'abakristo bananze mu materaniro ra hana we nakererewe pe ndabona sheda urabona kumera cyane pasi makuru yawe makuru ni meza kumera cyane nawe nzi nitwa pastor Simenzwe yego mukozi w'Imana wewe witwa nde nanjye nitwa Charles wewe witwa nde karibu rwose karibu hano kabisa ine ba mupasiteri bambwiraga bigeze bafungira yego mukozi w'Imana ninjye kabisa hano niba mufite ibibazo kuba mwageze hano mwumve ko birangiye rwose reka hano rwo ni ikintu narifuje kuva kera rero rwose hano kuba mwageze niba mufite ibibazo mwumve ko birangiye byari bindembeje ndabasengera rwose dufite n'ibyifuzo n'ibyifuzo ntabwo ibyifuzo byawe ntabwo twaza no tuzafite ibyifuzo ibyo byose turabisengera rwose turabisengera bikarangira nanjye ndakwizeye nk'umukozi w'Imana yego mwene pastor ndanezera abakozi b'Imana cyane okay ndabasengera rwose ndabasengera nimugire ikibazo nimugire ikibazo rwose pastor nahundi twica hano tugutegereje nta kibazo nemwe aturaha umva atinze ko ntacyo muranyihangana nagize akabazo gato umurimo w'Imana tuba tugomba gutegereza nta kibazo natinze gato ariko mwumve ko mwebwe ibibazo mufite rwose murava hano birangiye haleluya amen amen ibibazo rwose birava hano birangiye ibibazo mufite murava hano birangiye ndabyumva rwose nise bene da maguruke rero tubanza dusenge dutera akantu k'akaririmbo gato k'agakorasi noneho dukubite dutere n'agasengesho gato twagiye mu gihe cyo gusenga haleluya amasengesho yacu amen pastor haleluya amen yego murakoze neza rero bene da reka rero tubanze dutere akantu k'agasengesho kugira ngo amasengesho yacu tugiye gukorera hano agende neza yego mana nziza mana dukunda turakwitabaje ngo uzubane natwe abana ibyifuzo bafite ibibazo bafite kugira ngo ubane nabo kumve ubashyireho amaboko yawe ubundi ibibazo byose bafite ibyifuzo bafite byumve mwami bikemuke mu izina turabigusabye mu izina rya Yesu amen yego mwaba mwicaye gatoya yego pastor mwaba mwicaye gatoya
none rero ubu ngubu hano tugiye kugera ku gice cyo gusengera ibyifuzo byanyu. Ibyifuzo byanyu. Ibyifuzo birahari byinshi pastor. Duhereye rero kuri mushiki wacu. Ayo mushiki wacu kabisa. Icyifuzo cyawe ni ikihe rero mushiki wanjye? njye mfite icyifuzo ndashaka ko musengera umugabo wanjye amaze imyaka 10 n'akazi afite. Haleluya. Amen pastor. Ibyo byakemutse. Wumve ko akazi yakabonye rwose. Kuva hageze hano ibintu byarangiye rwose. Turamusengera ntugire ikibazo kabisa. Amen. None wowe icyifuzo cyawe ni ikihe? Pastor rero njye mfite ibibazo binkomereye cyane. Oya wigira ibibazo mwene. Wigira ibibazo. Hano wageze mu bisubizo. Birandembeje cyane. Hano wageze mu bisubizo mwene data. Uku ndeba uku nguku. Mfite inyatsi yo kwangwa. Barako. Uwo ntarese wese pastor. Ubu rukundo simenye uko agiye. Ukigera hano urukundo rwamaze kuba. Amen uvuga ngo wowe mu rukundo ntago wigeze uhirirwa. Cyane nibyo pastor. Humura. Iyo nyatsi rwose shaka kwimvaho cyane. Bagiye kugukunda. Okay. Noneho rero kugira ngo dutangire igikorwa cyacu cyo gusengera ibyifuzo byanyu. Turagira ngo mubanze mutange ibya 10 n'abaturo kugira ngo ibyifuzo byanyu bigere mu ijuru Imana ndaza kugira ngo Imana ibyakire. Ntabaza gusenga adafite icya 10 pastor. Yego rwose. Buriya icya 10 murimo w'Imana niho ugenda. Imana yakira amasengesho yanyu neza. Pastor akira. Kuyagabanya se. Yatange nibwo ibyifuzo byawe biri buze neza. Oya nibyo pastor. Yego rwose. Pastor akira. Yego mushiki wacu. Amen. Mwebwe rero ubu mwumve ko ibibazo mufite. Yego. Byarangiye. Noneho ibyifuzo byo byasubijwe pastor. Ubu byasubijwe. Nimara kukubona nanjye nahise mbyiyumvamo rwose. Ubu rwose pastor. Nizere ko ndahita mubona. Umukunzi. Sambwiye ko ufite ibibazo mu rukundo. Nibyo wumve ko byakemutse kabisa. Yego amen pastor. Reka rero tubanze dusome ijambo ry'Imana. Yego. Muri Yeremiya. Yeremiya gice cya 33 umurongo wa 3. Se wowe nta Bibiliya ufite? Oya ndisunga mushiki wanjye nta kibazo. Buriya rero nugaruka ujye uzana Bibiliya nibwo abari byiza. Pastor ngomba kuyishaka. Ugomba kuyishaka rwose. Haranditse ngo ntabaza ndagutabara mwereke ibikomeye biruhije utamenya. Haleluya. Amen. Ibyo rero nibyo somo turareba uyu munsi kuko nubundi mwebwe mufite ibintu by'ibibazo. Yego pastor. Imana irazibabwira ati muyitabazira batabara. Yego amen. Ibereke ibiruhije utamenya. Yego amen. Ibibazo byose mufite mwumve ko byarangiye rwose. Yego. Rero wowe mwene data. Ubu ngubu gutya Imana yamaze kukwakira yagusizeho amavuta rwose. Ubu bamwe bose wateretaga bakakwanga. Ubu bagiye kugukunda. Ahubwo se ugitendeka. Ntabwo ugitendeka. Pastor ntoye wabikora ute ko bagiye kukuza hari benshi. Bagiye kugukunda Imana yamaze kugukira amavuta y'urukundo. Haleluya. Amen. Bagiye kugukunda bariya bose bakwanze. Wowe utaye wizeye ko ibibazo byawe byose byarangiye. Amen pastor. Imana yagukunda cyane wowe. Imana yagukunda. Uri umukristo mwiza rwose. None rero mushiki wanjye. Wewe ikibazo cyawe ndumva kihariye. Cyari wawe amaze imyaka 10 atarabona akazi. Rwose. Ikibazo cyawe wowe kirihariye rwose. Ndumva turagitindaho cyane. Nibyo pastor. Ni mushiki wawe? Ni mushiki wawe. Urihangana umutegereze cyangwa se niba ufite akazi kihutirwa umusige rwose. Oya ntacyo pastor. Uko ngomba kumushyiraho umwanya uhagije cyane. Ntacyo niyo waba umusengera nje nkaba ngiye. Ndumva ibyanjye rwose ndikwumvamo ko wowe ibyawe byakemutse. Pastor. Ahubwo uyu mushiki wawe w'ikibazo cye kirakomeye cyane. Ni uko ukitondera rwose. Oya reka ngende. Ni uko ukitondera. Kangende ntacyo. Wowe pastor. Wasanga nantegereje kagende ngereyo. Niyo yagutegereze. Wowe rwose wumve ko ibibazo byawe byakemutse. Amen. Maze rero uzagaruke. Ntabwo burya gusenga ngo usubizwe uhita urekeraho. Uzagaruke uzukomeze usenge. Ngomba kuza nkanashimira pastor. Uzazane n'abandi rwose. Pastor. Ubu bagiye musigara amahoro. Sawa bagiye kugukunda rwose. Cyane kambe ngiye. Mani ijyane nawe. Yego. Sawa. Mana ubu nacumuye iki gituma mari imyaka yose mu bushomeri nta nurampa n'ikiraka cyo gushorera n'ingurube basi wenda ngo ampe nayo 200 ngure na miti. Ubu ngubu abandi bana twiganye bamwe n'aba minisitiri abandi n'abadepite naho ngiye ndahangaha ndasamye nawe undi ariko ese ko ndepoza bikanga
hagira ngo mbwire n'abantu bansabira akazi nabo ngo barahebye nzabigenda reka mfe kugenda ndamaze yego muvande komera komera ngaho se komereye aho turajya hehera mugira imana vuye se ndama umva hari umuntu wari wandangiye ngo hakurya hari ahantu bari kudepoza ngo ese n'ubu uracyadepoza ahaha imyaka ibaye ingahe iyo bikube ariko kabiri wowe ubona mushiki wanjye uzamushyira mu mago ndama nanjye byaranyobeye kandi uriya mwana no kuri kwimana ndamukunda ariko arayobewe pe ariko mushiki wanjye aragukunda yanjye imbwa zabirwaniye mushiki wanjye aragukunda pe akoze bana nyine umuntu wemeye kuntegereza uzi noneho twigana sinkubwira n'ibindi se ese mbaza ngo uvuye he none se ndahazi nyine aho ubundi kuki utahambaza nese uvuye he muvandi ubu mvuye kwa pasiteri inde mvuye kwa pasiteri pasiteri se kandi yitwa pasita simpenzwe bonde pasita simpenzwe yampaye nka data ubu na mushiki wanjye twari twajyanye rwose numvisha gutangira n'icyifuzo ngo uzabone akazi uvuye kwa simpenzwe pasiteri usize amavuta cyane mfasha ndakubuza simpenzwe uramuriganya uzi ko nanjye nirangiza kwiga data yagize gutya mu munani ndavuga nti reka nze nkagurishe inyotera aho ngurisha ngura agaka wenda nzajya mpinga ubwatsi mu gasigaye nyigaburire simpenzwe yaraje arantuburira ngo agiye kunsengera mbona akazi yankara yijyana none nawe ngo ari kugutuka kandi ubu wamuhaye amafaranga wiyubeshyira pasiteri ubu wasanga nta mafaranga wamuhaye ntabwo yabura nyine urumva yiki ubwo se umuhaye yiki ariko tugomba no gutura reka turapfushije gusa ahubwo ngende no kwihuta ubwo uri musaza wa sheri wanjye reka reka nkubwire uri ikigoryi simpenzwe njye twariganye twicarana ku ntebe yicara inyuma yanjye oya yabaye pasiteri oya reka ngenda nigendera ahubwo nta n'akazi nawe afite ari umushomeri nka reka ngenda ahubwo gusa sheri wawe we musizeyo umva gutaha nanjye ndabyorera reka mbanze njye kumureba no kwihuta yongeye kumusengera ubundi akazi akabone abone ubundi agahembwa amafaranga menshi cyane haleluya ndamusengera rwose we ntugire ikibazo ubwo ngiye kumusengera rwose ndamusengera rwose we ntugire ikibazo akazi bagiye kukabona azajya ahembwa n'umushahara uhambaye cyane umushahara ukomeye cyane rwose ku buryo azahita anakurongora akagushyira mu mago haleluya yego rwose ndagusengera ufite n'umutima mwiza ufite n'umutima uri na keza uri keza rwose ariko ndagusengera rwose ndagusengera bawe bikemuke haleluya yego wasize mu mwizi kati ariko urusaku ndi kumva sibora kamanuke njye kureba haraye no uyu n'undi mukristo karibu rwose karibu rwose nawe niba ufite ibibazo rwose nawe ibibazo byawe byose bikemuka wowe twiganye ariko buretse nawe agashano wowe uyu mushante muziranye he iki gicucu uyu mugabo afite ndagusengera n'abazimu yamuteye guhangana n'abazimu sheri wanjye yamuteye ndavuga ngo ndagusengera cyaha nawe tugenda ariko ubu ngubu nawe bwaba ari ubuyobe komeza utahe wowe taha mbanze nkurikirane bya pasiteri ndamukuramo umwuka ye bari basigaye barataye numvaga ntaguhaza imizimu ndahangana nayo ntaguhaza imizimu nta mafaranga wa mugabo ubundi nta mafaranga mu muryango w'iwanyu hari abantu bapfuye nta mafaranga ariko rero buretse aba bazimu bakunda amafaranga bakunda amafaranga ibihumbi gusa sha neza kunjanira amafaranga aba bazimura ubu ndabakira mujyane muri rebu aba bazimu ndabakira koko buretse zana nandi wowe ni telefone yanjye aba bazimu rero banza bakunda amafaranga bakunda amafaranga abazimu mubatura igihumbi kimwe nawe ushaka kunyica kanagura akira abazimu ntabwo nahangana nabo genda utemba mu maso mbawe aya yose ubu ngubu nayo cyari kibakuyemo amatelefone wasanga ari ay'abakirisitu n'amafaranga akaje kajya yana ayakuye umusheri wanjye n'igishwi bakagatambara niwe wagataye ahangaha Please subscribe my channel and press the bell icon to get free content.